bakunzi ba filime nyarwanda, noneho umva ko wabonye filime iyo tukuzaniye nirurangiza. Ni filime nziza cyane udakwiye gucikwa, yitwa Ntirugurwa. Kamikazi ni umukobwa w'imfubyi wasigaranye imitungo y'iwabo, inshuti ye imutangamo pase. None umugabo amaze gushyikira imitungo, dore uko amugize. Namuguhaye umupase nk'umwana w'imfubyi, nari nzi ko afite uburere n'umuco, nzi ko azatubera umukazana famiye yacu tukagera aho tugera. Wehuranyije none rero urupfu mwinshi. Kamikazi nigeze mukundana. Ku rundi ruhande Liza n'umugabo we Karimu bari bibereye mu bukene ariko bafite amahoro. Liza ashukwa n'umugabo w'umukire amubwira ko akiri umusore kandi ko babanye ntacyo yakwigera muburana. Liza ahitamo guta umugabo ndetse n'umwana. Ageze i Kigali asanga agiye kubaho mu buzima bwo kuba umucakara w'uwo mukire. N'umugore wanjye nkunda cyane ariko uyu nguyu atuye hano. Hano namubitse. Uyu abitsemo hano. Uzana imikino gake. Kurikirana iyi filime kuko episode ya mbere n'iya kabiri bimaze gusohoka. Urabisanga kuri channel yitwa Ibivugwa Show. Kana agashukwa n'abakire nuko nkennye.